Ewe urabizi iyo nitumye gukora ikintu ndakituma pe. Kumvikana ikintu kimwe sibyo? Uranzi neza. Turi kumwe? Njyewe ntabwo nzemera ko ibintu bigenda ikibi kibeho. No, ikintu kimwe gihari ni ikintu gihari. Amerika yemera imico itandukanye. Siko bimeze? Niyo mpamvu bemera abantu bari mu gihugu sibyo? Ikintu kimwe nakubwira ni kabaho community kandi bakazubahiriza. Ikintu kimwe icyo nakubwira ni iki ngiki sibyo? Kugeza naho umuntu akoze ikintu bakamanza kumwohereza muri community ngo ije kumugira inama cyangwa buretse nyine kubwira Godfather sibyo? Uyu mwana w'umukobwa bamwita Gentille ni umwana w'umukobwa ngewe ndi neza ngo waramuri ngomba twaranahuye ejo bundi muri twaranahuye muri Rwanda Convention ntago ndajyanye nawe ngo uyu mwana ahubwo ngo ngiye uzi ikintu cyane ubwoba se ngo mufitanye umubano udasanzwe. Oya nge twarana umvase ndagwa screenshot turebe twarahuye muri Rwanda Convention twarahuye muri Rwanda Convention yari muri protocole siko bimeze so turasuzanye ne bisanzwe biri aho ngaho ndataha nawe aratangira ndi muri Marriott ndumva hotel inyenyeri 5 ntago nzi nawe aho yararaga niba ari muri Airbnb niba ari mu Kigunda niba ari mu Ngarane simbizi ariko ugenda nawe inyenyeri 5 so no kuvuga ngo uyu mwana bita Gentille no mwana ufite ibikomere bikomeye cyane abaramutse banaguteye story ya Gentille wababara cyane bro ndabizi neza ibyamubayeho byanaba no kundi muntu no kuvuga ngo ni ibintu bikomeye cyane ariko icyo nakubwira cyo kuri iyo video uwo ni umukunzi we bakundanaga kandi there was taken a memory ndakubujije reka nkubwire uretse gato nyamubwire muri comment uretse gato muri comment reba ukuntu abantu bari kwandika uwo ni umukunzi we uwo ni umukunzi we ndashaka bari umugabo we ibyo ntibitureba there was taken a memory uri kumva ariko icyo nakubwira cyo ni iki ngiki muri Amerika Canada Europe abantu baho bose bakunda gufata za video igihe cyose barimo barasambana izo video sinzi icyo bazikoresha sinzi n'impamvu bakunda kumenyereye izi video zindi ariko ibi bintu bro ibi bintu abantu none ariko Godfather urambabaje cyane niba ushobora kuba wavuga kuri video y'umwana w'umukobwa Gentille nuvuge kuri video ya Pastor Fire arimo ararongora uwo bita Queen umugore w'abandi bro buretse gato ya Jay siko bimeze boya bandu uvuge kuri Pastor Fire Jay wiza kunyobya nyumva brother no kuvuga ngo ikintu ugomba kumenya no ni iki ngiki siko bimeze ntabwo ngiye ntabwo twa ibyo nkungu n'ubwa mbere mwumvishe sinzi ni yahere Pastor Fire Godfather mumpereke ntabwo muzi Godfather reka nukuri kw'Imana Godfather yo izina ry'Imana wabumbabaje kwi Pastor Fire ntabwo muzi nubahe abahe uziko aho kugira ngo uvuge ba pastor bandi bose Pastor Fire ni mu pastor wa mbere wabayeho mu Rwanda wari ufite miracles stay ubwoba bro ntabwo ibintu bya miracle urabizi ko oya Pastor Fire ntabwo muzi reka plug please reka Pastor Fire n'ubufaya bwe tugo tuzamugarukaho icyo ndi kuvuga nzi neza kuzi Pastor Fire icyo ndi kuvuga ni iki ngiki Jay siko bimeze none se ko nawe afite video arimo ararya umusungu ibyo byo mu Rwanda icyo dufite oya Pastor Fire wa muri Amerika ntabwo ari mu Rwanda nta kibazo ubugingo tuzamugarukaho nyuma icyo ngewe nanze ni iki ngiki siko bimeze icyo nanze ni iki ni impamvu yatumye mpaguruka muri ibi bintu kugira ngo tubyamagane bibe n'isomo ku bandi this must stop turi kumwe niba dufite community igomba guhagarika ibi bintu kandi urabizi cyo nafashe ikintu ngitwara mu murongo nta ibyo kuvuga ngo community urajya muri community y'abanyamasisi ngo ujye kubwira buretse gato niyo yaba ari yabagande reka ngiye nyende kukubwira urajya muri community y'abanyamasisi ubabwire ngo muhagarike Gentille se urajya muri community y'abarundi se ubabwire ngo muhagarike uyu murundi bindekere Godfather
ibyo by'abantu bashira imishino n'imisundi hanze n'imboro ukoresha amagambo ntabwo aremereye wabihagarika byo ntabwo urumva iki ngiki kantiboroke kwanza bita Shema. So ntega amatwi umusa, ndabizi urumva, ndabizi ibi ngibi babyambura agaciro. Godfather ndabiha agaciro bikwiye mu rwego rwo guprotectinga iyi community tuvamo ibintu bihagarare kandi birahagarara. So ibintu ni bibiri community, niba umuntu ashobora kubikora gutya baje kuri OnlyFans, ese wari wumva tuvuga kuri amushuti wawe wa mushuti wa Dumba twari twamuvugaho twari twamuvugaho ruba dushiraho comment uyu uyu mwana w'umukobwa afite ibikomere ku mutima. aramaze umva ikintu kiriho musa siko bimeze aha ngaha. Niyo mpamvu kugeza aya masaha nahamagaye community turi kumwe. Aha niho urakoze cyane, ubikoze neza cyane. Ni byiza ko tumenye ko afite ibikomere. Niba afite ibikomere rero community niko kamaro ifite, nibyanga turahamagara nayo ni one. Ariko ibyamubayeho ni mistake, ntago nawe yamaze Jay muri DM mubwiye guki si video ye ya mbere, si ya kabiri, si ya gatatu. Niba bikora kubera ikibazo cyo mu mutwe afite cyangwa afite ibyo bikomere, nibyo community ishinzwe. Ndi gushaka mu gitondo ndashaka guhamagara president wa diaspora cyangwa community abamaho ngaho. Ufite ubwenge uretse gato ibyo byuko ngo ni mistake rimwe kabiri gatatu. Jay bindekera bikora mu buryo bwanjye musa. Uyu mwana w'umukobwa rwose mu mwumve bro, nta kintu reka nkubwire Jay, niyo bafata ikintu cyandakajura kizi umuntu araje ikigo uri bukuru kobwa rwaje bari barwanya aho ngaho muri ntuza muri Arizona, urarwibuka? Bari barwanye na bagenzi be ubashyira hanze. Ndabamagana ndabaza barwita ngo ni bari Joy Rukundo, uraruzi? Ndaje mu kanya manike ifoto yarwo ndikwereke. Oya urumva wagoze nawe reka uru rukobwa ruraje urukumva uzi ikintu kindakaje uru rukobwa nguru uraruzi kiraje kinza ngo difata ngo tuguha amafaranga ngahe uceceke. Bro yarakoze ikosa rikomeye, wakibonye? Akubwiye ngo iki? ngo ndabifite ngo tuguha amafaranga ngahe ngo ni nk'uwaje ejo bundi ambwira ngo ugasoko ngo guha amafaranga ngahe ngo kugira ngo utavuga ko bandongorera muri truck stop. Uramuzi uwo ngo wose bamwita Jayira bro. Iki ngiki rero nyuma yaho umva ikosa rukoze ngo naza amafaranga agaruka avuga ngo bya bindi rukumbwira ngo memory, dore ngiyi memory sasa dore ngowe soma aho ngaho ngibyo. Hano kimbwiye amafaranga ndavuga amabere yanyuko fata musumba zose n'undi munsi ntuzongere. Urukunyumva dore ukuntu rugera rumbwira ngo ariko see I told you the guy is happy with the girl. Manikana nimero gato they manikana nimero ntabwo njya nkora ayo makosa, ntabwo ari byo. Nzi itegeko bro. Jay nzi itegeko. Godfather nzi itegeko. Godfather umva amatwi hano wumve. Ni ukuvuga ngo we n'umuhungu barishimye kandi barabyishimiye. Turi kumwe? Nguyu ni mugenzi we. Ikimenyimenyi akimara nimero navanyeho izina kare mpita nkora screenshot iriho nimero byose ndabifite. Ikigo gikirangije urumva barimo baravuga ngo nariye amafaranga wayariye n'umutindi w'umukene narya amafaranga y'igute gato. Tugiye kugenda gato nakubwiye uyu munsi ndakwereka turahani kibi tugice. Jay aba ntabwo ari ubwawe bashize uyu mwanda hanze. It's every single day uru ruburyo rurabika. Ariko uyu mwana w'umukobwa bro afite ibibazo byinshi bikomeye. Nakazi ke nasubira wa Michigan bagende baje kumuvuza. Twumvikana ikintu kimwe rero. Ntabwo ikibazo cy'umuntu umwe gishobora kurimbura societe tureba. Turabyamagana.
Jay urabizi ntabwo njya mpubuka kwamagana ikintu. Niba afite ibibazo byo mu mutwe, societe n'ikimaze, umuryango niwe umaze, niyo mpamvu nahamagaye perezida wa nani ushinzwe wa diaspora nani ushinzwe community ngo mwatoye. Niyo mpamvu namuhamagaye. Impamvu namuhamagaye ambwiye ko ari mu kazi turuvugane mu gitondo. Ndashaka kugira ngo dutabaze community baze bahagarika ibintu bintu. Ntabwo ari ugaragaza imisondizi bwa kabiri. No, birakabije bareke kubishyira mu bana bacu. Ibi bintu twarabihagaritse kuva mbere mu Rwanda byaracitse. None se Jantiro umuhamagara akavuga iki? Ntabwo nkeneye kumuhamagara. Nta kintu mfite kumuhamagara. Simuzi, sinshaka no kumuhamagara. Ntabyo nkeneye kumuhamagara, ntabwo ngiye n'umucamanza. Icyo tuvuga nge mpagaze hano mu mwanya wa community kuvuga ngo ntabwo ibintu bikwiye. Jay, ntabwo ibintu bigomba kuba normal ngo ariko umwana afite ikibazo bro. Icyo kibazo niyo mpamvu agenda muri mental hospital. Urakoze cyane. Ntabwo umuntu Jay kankubaze. Mami Karame. Wowe wicaye ngaho uzi neza ko umusumba utazigira ujya hanze. Uri gukora amakosa Jay, wito Cyane. Please do not wikoresha amagambo kandi urabizi umusa. Wikoresha ayo magambo urabizi. So please. Ntabwo urumva wakoresha umupuri cyangwa n'ibindi bintu bizimije. Apana kuvuga amazina kakaye. Iki oya amazina kakaye sugo naye gutwa. Kumune avuga umusundi. Oya bro. Oya. Come on. So here we go. Urabizi yo narakaye banarakaye. Urumva? Ariko Jantier ntabwo mwamurakarira kuko urunguru barwitande. Urunguru bari Joy ngo ni ngo barwitande. Urunguru barwitande rwo rundakaje bro. Jantier byamubayeho uyu ngo niwo bitande. Uwiga ntabwo muzi bro. Kanamaze kumubwira ngo yagoye amafaranga ejo muri utamuvuga. Ruswa wanze. Uyu nguyu so wanze ruswa ye. Amaze kubona umva iki ngiki kiraje. Umva kantu mama gutayemo. Ngo ruswa we abwa ari kuvuga wowe. Oya ntago mvuze ngiye uko mvuze neta aravuze ngo uyu uravuze ngo uramwibagiye kandi waranze ruswa ye. Ngewe uyu nguyu si utubwira ko ruswa udashaka kugira. Oya mama mubaze ko navuze. Kwiki ngiki kimbwiye siko kandi ambwiye ngo ni umugore w'umugabo uyu nguyu mvanyemo nona. Owe uyu nguyu Joy ntabwo ngo ni umugore w'umugabo. Ntago muzi pe ni izina ry'Imana. Buretse gato. Uyu nguyu uje kuntera itero ubwo ntabwo muzi uyu. Ntago muzi no kuri. Je babari uje kuryamurana niwe. Oya mfiki manuka bro mbabaro ntizo umwanya nikomereza. Nge mfiki simuzi. Ngaho mbabaro ntizo space nikomereza space yanjye. Kuko urumva utangiye kumvuyaga. Wakoze muvandimwe ntago muzi ubwiye buretse gato. Ni byiza ubwo tubwiye ko kandi muraturanye. Uri muri Arizona bro. Ni byiza ubwo tubwiye yuko uyu mwana afite ikibazo. Niyo mpamvu ndi guhamagara community sasa. Itabare kuko ikibazo uyu mwana afite kiri gutuma arugura urubyiruko. Ako se genuye muri Arizona ko zivuga ko nawe utuye muri Mongolia. Kandi uyu mwana none ze kumuncinja ngo muri Arizona ntako mwana. Uyu mwana atuye muri uyu mwana none kwa muri Mongolia. None ze ngiye winkira muri Arizona ute? Ntabwo ari niruvuza Arizona se. Kana ari kuvugaga. Unyumvisha nawe ngamba navugisha banabwanutse cyane banavugishijwe navuze muri Mongolia. Bayiki. Tanda gaswera ma. Navuze muri Mongolia. So urukumva rero gahunda ukuntu imeze Jay. Ndabizi wirirwa urwana intambara zamagana ibibi siko bimeze. Ako Godfather ejo bundi hari umukobo wo muri Canada wagaragaje imboro wanga kumuvugaho bita Emmy. Jay uri gukora amakosa style. Oya wanze kuvuga ku mukobo wagaragaje imboro bita Emmy wo muri Canada. Jay ugira ijoro uri gukoresha amagambo aremereye kandi urabizi. Oya Godfather ukoresha amagambo uragera muri Canada ukaberereka ariko abo bana nakubwiye ngo banafite ibibazo ntuberereke. Ndi kukubwira ngo Jay nyemerera mu bwubahane uri gukoresha amagambo akakaye uyaga. Okay reka tuvuge igipuri. Umwana wagaragaje umupuri uramwereka amatwi umari cyo mutumva. Emmy wanze kumwerekana. Manza unyumve neza cyane. Darapa Emmy ari ntabwo nkwemerera ntabwo ushaka kunyabyo urabizi ko bikundi bishoboka. Oya Jean nakubwiye ko gufata amashusho
nk'uko itegeko Emi nawe yafashe uretse amashusho gato uretse Emi gato nawe yafashe amashusho uretse Godfather gato uretse gato nyakoherereza uyadara pe manzi unyumve nyakoherereze ntabwo njya nkora ibigize ibyaha mfite uburyo none si bigize ibya manzi umva nkubwiza manzi ukuri unyumve gato Gentille ntabwo ushaka yaragwiriwe kumanura bro bro wimvana mu murongo ndagusabye please I do Emi nawe respect you mwerekane please ndagusabye winsaza I do respect erekana you Emi manzi unyumve hano so ni ukuvuga ngo biteye bityo ntabwo umuntu gufata amashusho bigize icyaha ibintu bibi turi kwamagana ni ugufata amashusho y'ubwambure bari gusambana bakayishyirira hanze bakayishyira ku nkuta zabo na Emi nuko byagenze yaramaze nawe ugenda ubikore Emi nawe nuko byagenze yaramaze kuki utagaragaza na ntabwo Emi nshaka kumanura oya Gentille uramugaragaje ntabwo Jay ntabwo nshaka kumanura please twubahane Godfather Emi nawe ufitiye uno yarabigaragaje mukobwa amakuru ufite mfite n'umukobwa reka nkwereke Softspot. uretse kankwereke Jay reba nanjye ndagaragaza Emi Godfather it's okay nge fungura umugaragaze Emi ni umushuti wawe sinzi amacuho oya Emi Byamaganye muraziranye warabivuze reka tugaragaze na Emi genda ubikore it's okay ibyo birakureba yes go ahead kabisa go ahead icyo mvuga ni iki ngiki abantu bari kuvuguza na Emi urukumva ntabwo wanyebye bro urabizi oya njyewe mo baravuguza na Emi Jay rero urumva ntabwo muvuno ukora urabizi ko mfata ahangaha drama iraryoha cyane urabizi ko mfata amasaha 24 nkongeraho andi kamfungure ariko mo baravuga ngo zana Emi kamfungure Red Bull uri gukora amakosa uri gutuma ibi oya zana Godfather banduzane Emi reka manze muzane mutangaze mubyutse abantu babyukingiye gufungura space none amukanya reka nze ncomeke telefone zana Emi nawe banze manze cyo bamurebe muri Red Bull washyizemo akantu oya banduzane Emi Emi ni uwahe Emi ni umwana wo muri Canada wahigaragaje ubundi mboro arimo arasaba uri umukuru gukoresha amagambo ntaza kwihanganira kandi ngusabye Godfather mbabara ugaragaze Emi mbigusabye birenze rimwe ndagusabye ntongere gukoresha amagambo mbabara ugaragaze Emi igaragaza Emi kuko nakubwiye Gentille murakora amakosa Gentille ni umwana mwiza cyane wanabaye Gentille ntega amatwi Jay siko bimeze wakoze cyane kuvugira Gentille wawe urabizi ko nta kintu ushobora kumpinduraho nibwo ngiye gutsinda atangira ikintu kiriho nuko Godfather mu gukora ubuvugizi mpagaze mvuga ngo kandi hano abantu munshigikiye nimwandike hano hasi zana Emi beka abantu bakubwire ngo zana Emi abantu mwandike ngo ibi bintu ntibikwiye abantu mwandike ngo zana Emi ndakumanura abantu mwandike ngo zana Emi ndakumanura je abantu bakeneye Emi abantu mwandika ngo tuyishime ndakuboroke mo baravuga ngo zana Emi yishime fata broke nguhere mboroka mase uyu nguyu oya zana Emi muganzu kazi fata broke ndakubwiye none na Twitter kaze fungure Twitter amasaha yageze zana Emi fata broke undi ushaka broke yandikemo ngo zana Emi oya bakeneye Emi boss komunezero fata broke Godfather mpereza mode nkwereke akira moderator umfashe umuntu wandikamo ushaka zana nkwereke umuboroke mami bakeneye Emi zino Garcia okay let me give you a moderator this is you bakeneye Emi kanze nguhe moderator take Emi n'abanyoko babo oya mami ariko Emi mu muciki okay one thing at a time Jay yeah give me a second umuntu wandikamo ijambo Emi uhita umuboroka mami oya Emi ayari baboroke bamare kabisa Emi mumuhishemo iki I love this way uri kubigira dramatic abantu bakaza do it musharing live Godfather RDC, WA Business Audio.
muze mugaruke. Urumva kwaje nagombaga kubwira umurya bakagenda mu buryo bwa discipline agahita aca we mwabibonye bakumamagara akamuvanaho twagiye sasa tapote niko mami Karame. ngo I'm back I'm here. Reka nkubwire ikintu kimwe siko bimeze. Ibi bintu ndashaka kubibwira abantu maraha kandi mu gitondo ndakora live na space barikorera rimwe ama YouTubers bahaguruke baze nubwo nzi kwanga bari kubirikodinga. Mureke tube societe siko bimeze. Ntabwo ngo dufata ngiye nzakoresha social media mu kuvuga ibyacitse gusa dushobora kwikoresha twubaka. This must stop. This motherfucker ibi bigomba guhagarara. Turi kumwe? Ngo ntago ameze neza se ngiye birandeba. No. Bitureba n'ibyo yaje gushira hanze. Niba atameze neza agende. Umva ibi bira urari kwivugisha twumvikane kuntu gahunda iteye. Urumva gahunda iteye itya.